sinzaguheba abanamba sinzaguheba sinzaguheba abana nawe imisozi yoborana naho n'inzuzi zosurirana sinzaguheba sinzaguheba abanamba sinzaguheba sinzaguheba Beganotangiki Maminishime yawe Beganotangiki Maminishime yawe Naguhaye umutima wanje wanje uganze mukiza Naguhaye umutima wanje wanje uganze mukiza Bega notangiki Maminishime yawe Bega notangiki Maminishime yawe Naguhaye umutima wanje wanje uganze mukiza Naguhaye umutima wanje wanje uganze mukiza Mana utubabarire Haleluya. Mwami Yesu twese utunganye kuko uri umukozi w'umuhanga Mana nyiri ibihe uri umunyembabazi nyinshi imbaraga zawe zikomeye cyane Mana yo kwizerwa no kwiringirwa turagusabye ngo tubabarire Mana twese umugoroba aha muri uyu mugabane cyangwa se kuri uyu mugabane turimo turabanyarimo yanjye rwose niho duhagaze uyu mwanya ariko turi imbere yawe twese Mana ukomeze kwigaragaza no twiheshe imbaraga zawe zikomeye Haleluya mu haleluya izina rya Yesu Kristo tubisenze haleluya none n'iteka ryose haleluya amen amen. Barakoze bene data mu by'ukuri Imana yo mu ijuru ibaha umugisha abadufashije guhimbaza Imana kandi badufashije no muri uyu mwanya wo kugira ngo tubashe kuja imbere y'Imana dusenga. Bavandimwe bene data twongeye kandi kubabwira ngo kaze muri uyu mwanya muri iki gitaramo cy'umugoroba, igitaramo cyo kubohoka, igitaramo dukunze gukorera cyangwa se igitaramo dukorera kuri Siloam Gospel TV. Turashaka kubabwira ngo uyu ni wa mwanya mwiza wo guhura n'Imana, uyu ni wa mwanya mwiza wo kugira ngo tuganire n'Imana, uyu ni wa mwanya mwiza wo kugira ngo tuzane ibituremerereye, tuzane ibituruhije, tuze imbere y'Imana. Yesu yarabivuze mu butumwa bwiza bwa Matayo, aravuga ngo ni muza abarushe n'abaremerewe kugira ngo baruhure, muzane iyo mitwaro yanyu, muzane imitwaro mwikoreye baruhure. Nimara kubaruhura ngewe umutwaro ndi bubaye ndabahereza umutwaro utaremereye. Rero muri uyu mugoroba cyangwa se buri mugoroba dushaka kugira ngo tuze imbere y'Imana, twumve ijambo ry'Imana, kandi niturangiza dusenge dushime Imana, ariko kandi tuzane ibituremereye. Hari ibintu byinshi, hari imitwaro myinshi, hari ibitwizingiraho, hari ibituboshe. Izo zose ubizane ubishire Yesu, umuhereze uwo mutwaro wawe ukuremerereye kugira ngo abashe kukuruhura. Rero nikaze mwese abari ku migabane itandukanye y'isi, abo turi kumwe hano mu gihugu, abo turi kumwe muri aya masaha, mwese nikaze mwegere Data wo mu ijuru abaduhere umugisha. Ndagira ngo ntabwo turi buze gutinda, turakomeza mu magambo tugize iminsi tuganira. Turimo kuganira amagambo cyangwa se twatangiye kuganira amagambo ajyanye no kuba mu isezerano ry'Imana. Ejo twari turimo tuganira amagambo avuga hejuru y'isezerano rya Ibrahimu.
amagambo Imana yavuganye na Iburahimu cyangwa se isezerano Imana yo mu ijuru yakoranye na Iburahimu. Muri iryo sezerano harimo isezerano ry'ukuruzaro rwe azoruha igihugu. Hari byinshi Imana idusezeranye, ariko kubera kudashaka, kudakunda kugendera mu masezerano y'Imana, kudagendera mu bushake bw'Imana, bigatuma ayo masezerano yose Imana iduha ari twe tuba banyirabayazana wo gutuma ayo masezerano y'Imana adasohoza. Ariko ndagira ngo turimo kugenda twiga, turimo kugenda dusobanukirwa, twumva ni ukugira ngo tubashe guhagarara neza, kuko buri wese yakira aya masezerano, kuko ijambo ry'Imana ritubwira, iri jambo ry'Imana riravuga ngo aya ni amasezerano Imana yasezeranye natwe, kugira ngo ugenda wese atunganye akagendera muri ubushake bw'Imana. Icyo Imana yakuvuzeho, icyo Imana yagusezeranije, yiteguye kugisohoza. Uyu munsi tugeze ku isezerano rya gatanu, isezerano ry'umwihariko, amasezerano akomeye. Iri ni isezerano rya gatanu ry'umwihariko, rimwe mu masezerano akomeye Imana yagiye igirana n'abantu. Uyu munsi turaza kuganira ku isezerano cyangwa se ku masezerano Imana yo mu ijuru yagiranye n'umugaragu wayo Mose, cyangwa se Musa mu rurimi rw'Igiswahili. Ndagira ngo dufate Bibiliya zacu, hanyuma sabe bene data badufashe gusoma. Tuje mu gitabo cyo Kuva, igice cya 34, igitabo cyo Kuva, igitabo cya kabiri cya Mose cyo Kuva, igice cya 34, turasoma duhere ku murongo wa 10. Igice cya 34 duhere ku murongo wa 10, turaza kugera wenda ku murongo wa 15, hanyuma turaza gusimbuka, ariko turagenda dusoma, tugenda tuganira kuri ayo magambo, kugira ngo umwanya wacu tuje gucunguza uburyo umwete, kugira ngo tuze no kugera mu mwanya wo kuza gusenga. Kuva rero igice cya 34 umurongo wa 10. Igitabo cyo Kuva 34 umurongo wa 10. Yego. Uwiteka aravuga ati dore ndasezerana nawe isezerano. Dore Imana irimo iraganira na Mose, iramubwira ngo dore ndasezerana nawe isezerano. Nzakorera ibitangaza imbere y'ubwoko bwawe. Nzakorera ibitangaza imbere y'ubwoko bwawe. Imana yo mu ijuru, uyu mugoroba ufata umwanya wo kubitekerezaho, ufata umwanya wo kubishira mu bwenge bwawe, ufata umwanya wo kubishira mu mutima iwawe. Wumva icyo ijambo ry'Imana ririmo kuvuga. Aha Imana yari imubwira Mose, iramubwira ngo ngiye gusezerana nawe isezerano. Irangije iramubwira ngo nzakorera ibitangaza imbere y'ubwoko bwawe. Komeza. Y'ubwoko bwawe bwose. Yego. Bitigeze gukorwa mu isi yose. Ibitangaza ngiye gukorera imbere y'ubwoko bwawe bwose ni ibitangaza bitigeze gukorwa mu isi hose, cyangwa mu ishanga ryose. Iri shanga muze murifata nkaho ari nation. Ishanga wenda ururimi rwacu ari gihe ruba urukene, ariko reka mbabwire ni ukuvuga ngo ishanga ni twese, n'abantu bose. Ariko icyo gitangaza Imana ikora ni igitangaza, cyangwa se ni ibitangaza Imana ishaka gukora bitigeze gukorerwa ahandi hantu ahariho hose, mu yandi moko ayo ariyo yose. Ariko Imana ibwira Mose, iramubwira ngo ngiye gukora ibyo bitangaza. Ni ukugira ngo abantu bemere, abantu bamenye kuko ndi Imana, kandi abantu bamenye kuko nasezeranye nawe. Reka nkubwire, Imana yo mu ijuru yaguhamagaye, Imana yagutoranije, Imana igufite isezerano, ifite isezerano, ufite icyo wavuganye n'Imana. Nubwo Imana rimwe na rimwe muri iri byavuze ngo rimwe na rimwe zisa nkaho itakiri kumwe n'ubwoko bwayo, ariko reka nkubwire, hari ijambo wavuganye n'Imana, hari aho mwavuganiye n'Imana, hari aho mwasezeraniye n'Imana, hari ibyo Imana yagusezeranije. Ikigukwiye kureba uyu munsi ni ukureba ngo ese ndacyahagaze muri urya mwanya nasezeranagamo n'Imana.
Imana iracyandeba ikambona muri wa mwanya, ikambona muri bwa bushake bwayo, ndacyagendera muri bwa bushake bwayo, ntabwo ndateshuka. 12:15 hariho ijambo riza rivuga ngo abakonikoni, ngo Farawo yari yahamagaye kugira ngo nabo bagerageze ukuntu bashobora guhindura umukungugu ngo bakawuhindura inda, ariko ngo abakonikoni babigerageje bananiwe, ngo babwira Farawo, baramubwira ngo nyagasani nyagora ku ngoma mwana, ibuhaye ubona Mose nawe hayakora nawe siwe, baravuga ngo nawe siwe, ariko baravuga ngo ibiri yuhaye ubona byose Mose akora siwe, ahubwo n'urutoki rw'Imana, n'imbaraga z'Imana, n'ubushobozi bw'Imana. N'ubushobozi bw'Imana. Abantu bose bakugose bagomba kwemera, bakabona imbaraga z'Imana, bakabona gukomera kw'Imana, bakabona kuko Imana yaguhamagaye, Imana yagusezeranije, ari Imana yo kwizerwa, ari Imana yo kwiringirwa, ari Imana idashobora kunanirwa gusohoza icyo yavuze. Komeza. Kuko zagukoresha ibiteye ubwoba, zagukoresha ibintu bikomeye, zagukoresha ibintu biteye ubwoba, kugira ngo Imana izikoresha umuntu. Iyo Imana ikuzamuye, iyo Imana iguhamagaye, abantu benshi baza bashaka gutekereza ko Imana yaguhamagaye ibifite n'imbaraga, nubwo yo guhamagara utarize, ariko izi guhamagara yarangiza ikaguhereza ubwenge, yarangiza ikakuzamura, ikagukoresha ibikomeye n'iz'ubuhanga. Imana niyo vuga ngo erego ngo irabanza guhamagare, ngo nirangiza ibanze je kugushisha mu bindi. Oya, Imana yaguhamagaye ibifite n'imbaraga zo kugukoresha ibikomeye, ikagukoresha iby'imbaraga, ikagukoresha n'ibiteye ubwoba, kugira ngo imbere yabo abantu bemere kuko uri kumwe n'Imana. Aha, uje witondera icyo ngutegeka uyu munsi. Umva, Imana yo mwijuru iramubwira ngo nubwo ndimo kukubwira ibyo, ariko hariho ikintu gikomeye ugomba kwitondera amagambo yose, cyangwa se ugomba kwitondera ibyo ngiye kugutegeka kugira ngo uzagenderemo. Yego, dore zirukana Abamori n'Abanyakanani, zirukana Abamori n'Abanyakanani, n'Abaheti n'Abaferezi, n'Abaheti n'Abaferezi, n'Abayebusi, n'Abayebusi baguhunge. Abo bantu bose Imana yo mwijuru, abo bantu bose, ayo moko yose, izo mbaraga zose z'umwijima, izo mbaraga zose ziguhagaze imbere, ibyo bibazo byose bikuri imbere, ni witondera isezerano wagiranye n'Imana, nugendera mu bushake bw'Imana, Imana izabizirukana, Imana izabikuraho. Haleluya. Oh, haleluya. Ibyo byose Imana izabikuraho, kuko Imana ifite imbaraga zo kubyeyura. Hari izo ubona nk'imisozi, amoko ari imbere yawe, imisozi iri imbere yawe, ibibazo biri imbere yawe, ingorane ziri imbere yawe, izo ureba ukabona nta hantu wanyura. Urareba ukabona n'imisozi, wareba imbere ukabona n'inyanja, wareba imbere ukabona hari ibibazo, ukabona hari abantu bakwitanze, ukabona hari ibintu biri imbere yawe byinshi, ariko Imana ifite imbaraga zo kubasha kubyeyura mu gihe wahagaze. Haleluya. Mu gihe wahagaze mu bushake bw'Imana, mu gihe witondeye amagambo y'Imana, witondeye icyo Imana yavuganye nawe. Imana ifite imbaraga zo kubasha kubyeyura. Uyu mugoroba Imana igukurireho imisozi, Imana igukurireho ibyari bikugoye, Imana ikureho ibyari ko bikurwanya. Abari baguhagurukiye, Abamori n'Abayebusi, biriya ari amoko yose, ziriya mbaraga zose z'umwijima, ziriya mbaraga zose z'ahantu ubwami bw'ubuperezi, Imana izeyure, izikureho. Ariko urasabwa guhagarara ku ijambo wavuganye n'Imana. Ni irihe jambo wavuganye n'Imana? Niki wasezeranye n'Imana? Tiwaba waratatiye iryo sezerano. Aha, wirinde, yego wirinde ntuzasezerane isezerano na bene igihugu. Iyo umaze gusezerana n'Imana, ntabwo ugomba gusubira kandi kongera kugaruka nguje gusezerana n'izindi mana, nguze gusezerana n'ibigirwamana, kuko muri bimwe Imana idashaka, n'Imana idaharikanwa. Haleluya, haleluya. N'Imana idashobora guharikanwa n'izindi mana, n'Imana ifuha. Niko yabwiye Mose, aramubwira ngo ndi Imana ifuha. Bavandimwe, ndagira ngo mbabwire, aha muri iri sezerano Imana irakubwira
kukubwira ko niyo yonyine ugomba gusezerana nayo, kuko ifite imbaraga zizi gusezeranije, izi gusezeranije ikagira n'imbaraga zo kubasha kubisohoza. Oh, haleluya, haleluya. Yego, yego. Yego. 16. Urangiza 15. Ntuzasezerane isezerano bene igihugu ujyamo. Ntuzasezerane isezerano bene igihugu ujyamo. Ye kuba nk'umutego hagati muri mwe. Ahubwo kugira ngo ubwo bazatakambira ibigirwamana, basambana, hatagira wahabonye murongo wa 15. Yego, 15. yego. Wirinde gusezerana isezerano na bene igihugu kugira ngo ubwo bazatakambira ibigirwamana basambana hatazagira ukurarika ukajya ku ndororano ye, kandi ugashingira abahungu bawe abakobwa babo, kugira ngo ubwo abo bakobwa batazatambira ibigirwamana byabo batazosha abahungu bawe ego batazosha abahungu bawe kubirarikira. Nushaka kuberekera aho ngaho, ni ukuvuga ngo Imana ntishaka kuko twivanga. Imana ntishaka kuko umuntu ashobora kuramya imana zibiri. Imana irashaka kuko ugirana nayo isezerano, wamara kugirana nayo isezerano ukemerera ubugingo bwawe, cyangwa se ukayemerera kuko iba mu bugingo bwawe, akaba ari igutegeka kandi yarangiza akaba ari kuyobora. Imana ibwira Abisiraheli, irababwira ngo nimwamara kugera muri iki gihugu mugiyemo, ntimuzasezerane isezerano cyangwa se ngo musezerane na ziriya mana na biriya bigirwamana, kuko nubitambira nugenda ukaja kubiramya cyangwa se ukosha ukabyemerera bikageza ubwo byosha abahungu n'abakobwa bawe, cyangwa se ukageza n'ubwo utangira gusabana nabo, mugatangira gushingirana, muzaba mutangiye kwivanga, hanyuma mutangire kuramya ibigirwamana. Ariko icyo dushaka kuvuga, ijambo ry'Imana rishaka kutwigisha, n'ijambo ry'Imana rishaka kutubwira, ni ukukubwira ngo wiramya imana zibiri, wisezerana amasezerano n'abantu babiri, wamaze gusezerana n'Imana, ibindi byose ntabwo ugomba kubyinjiramo. Ndagira ngo urekizo ufite imbaraga zikurinda, hariho uburinzi bw'Imana mu Mana, nimwo hari umutekano wose muzima wuzuye, kuko Imana yohereza abamarayika bayo kugira ngo baturinde. Reka dusimbuke ja ku murongo wa 27. Uwiteka abwira Mose ati yandikira ayo magambo, iyandikire aya magambo, kuko isezerano nsezeranye nawe n'Abisiraheli bihagaze kuri aya magambo tumaze kuvugana. Amara nayo n'Uwiteka iminsi 40. Bazugaruke kuri uwo murongo wa 27. Imana imbwira Mose, iramubwira ngo wewe wenyine ubwawe iyandikire aya magambo. Iramubwira ngo isezerano nsezeranye nawe rishingiye, isezerano nsezeranye nawe n'abana n'ubwoko bwa Isiraheli rishingiye kuri aya magambo tumaze kuvugana. Haleluya. Imana yacu itazayivuguruza, Imana izivuga bikaba, Imana itajibura kwigira, Imana izitegeka bigakomera. Bavandimwe, mwebwe murimo kumva muri uyu mugoroba, abandi bari mu masaha ya mu gitondo, abandi bari ushobora kuba bari mu yandi masaha atandukanye nayo turimo hano kuri no mugabane wa Afrika. Imana amasezerano isezeranya, iyo imaze kuvuga ijambo, Bibiri zimbwira ngo isibe inyuma y'ijambo ryayo kugira ngo irisohoze. Ibihe ibihumbi bishobora gutambuka, ariko ijambo Imana yavuze. Imana ibwira Mose, iramubwira ngo iyandikire wenyine aya magambo, ashingiye iyandikire wenyine aya masezerano, kuko ashingiye kuri aya magambo tumaze kuvugana nawe. Usomye iki gice cyose uzasangamo amagambo Imana yabwiye Mose, Imana yasezeranye n'ubwoko bwa Isiraheli ibinyujije mu mugaragu wayo Mose. Iramubwira ngo ugende ubwire abana b'Isiraheli ngo ubabwire ngo dore uko Imana yavuze. Mose ngo arabyandika. Bibiliya yavuze ngo Imana iramubwira ngo ubyandike bishingiye kuri aya magambo. Hariho amagambo wavuganye n'Imana
n'Imana, hariho amasezerano wagiranye n'Imana urayazi mu mutima wawe. Rimwe na rimwe wenda hariho impamvu biri mu gutinda, waba waravuye mu bushake bw'Imana, wowe utakihagaze mu bushake bw'Imana, wowe utakigenda uko Imana ishaka. Ariko ndagira ngo uyu mugoroba wibuke amagambo, wibuke amasezerano wasezeranye n'Imana, wibuke ahantu wicaye. Dawudi yaravuze ngo ntekereje bya bihe bya kera, ntekereje ukuntu Imana yabanaga nawe, ntekereje ahantu nicaye ngahura n'Imana. Reka nkubwire, hariho n'abantu benshi uyu munsi bashobora kuba rimwe na rimwe bakubera imbogamizi, ariko ntibazi, ntabwo basobanukiwe ahantu wicaye ukaganira n'Imana. Ntibazi ahantu wahuriye n'Imana ngo murangize mugirana nayo amasezerano. Imana ishimwe kuko Imana yagiye ihisha amabanga yacu, Imana yagiye iduhisha. Mbonye yararirimbye aravuga ngo wahishe ibanga ryanje nawe Mana kure y'amaso y'abantu. Iyi Imana ije guhishura ibyo ngibyo, wenda abantu bakurwanya babaye busi zabyamoko ari imbere yawe yari kugushobora, ariko Imana yahishe ibanga ryacu yahisha ahantu twaganiririye. Imana iraguhisha, Imana ntiyo kwemera kuko ibyo bintu byose bije ahagaragara. Nico gituma n'abantu benshi n'ibintu byinshi n'imbaraga zose z'umwijima zishobora kukurwanya, ariko ntizigire icyo zigeraho kuko Imana umunsi musezerana, umunsi usezerana nayo, umunsi uhana nayo amasezerano, hari ibyo mwumvikanye. Wowe urasabwa gusa kugira ngo ugendere mu bushake bwayo, kugira ngo Imana ibashe kuzuza ayo masezerano. Reka tugaruke muri icyo gitabo cyo Kuva igice cya 23 duhere ku murongo wa 25. 23 duhere ku murongo wa 25 muri icyo gitabo cyo Kuva 23 murongo 25. Yego. Makumyabiri na gatatu hera ku murongo wa 25. Amen. Kandi muzakorera Uwiteka Imana yanyu, nayo izabaha umugisha. Yego. Umutima wawe n'amazi yawe, kandi nzakura indwara hagati muri mwe. Nzakura indwara hagati muri mwebwe. Mu gihugu cyawe ntawe uzavanamo inda. Mu gihugu cyawe nta muntu n'umwe uzakuramo inda. Imana ishimwe. Bavandimwe, hari ibintu byinshi tugenda duhura nabyo, ariko kandi hari ijambo ry'Imana, hari icyo amasezerano y'Imana bivugaho. Mu gihugu cyawe nta muntu n'umwe uzakuramo inda. Nta mbaraga na zimwe z'abadayimoni zizatuma abagore batwite babasha gukuramo inda, ariko ibyo bizakorwa mu gihe uzaba wumviye, uzaba ugendera mu bushake bw'Imana. Imana ari kwisezerana nabo amasezerano. Yego, komeza. Ntawe uzagumba. Nta ngumba igomba kuba mu gihugu cyawe, kuko umugisha Imana itanga. Iyo Imana itanze ushaka, Imana ibitanze n'urubyaro. Kuko Imana niyo itanga urubyaro, niyo igena urubyaro. Umugisha ukomeye wa mbere Imana iduha ni urubyaro. Abantu bitiranya wenda umugisha, ariko reka nkubwire, n'uyu mugisha imwe mu migisha Imana itanga, imwe mu mugisha Imana ihereza ingo, imwe mu mugisha kugira ngo Imana ihereze ingo kugira ngo zinezerwe, ni urubyaro n'abana. Rero mu gihugu cyawe nta muntu n'umwe uzagumba. Aya ni amasezerano akomeye Imana yari kwigirana na Mose n'ubwoko bwa Isiraheli. Komeza. Umubare w'iminsi yawe, yego, zawusohoza udakenyutse. Ibintu byose Imana izaduha, ariko harimo no kuturinda. Harimo no kurinda ubugingo bwacu, harimo no kuturinda impfu zo gukenyuka. Nicyo cyatumye Dawudi yandika aravuga ngo sinzapfa nzarama, kugira ngo mbanze mvuge ibitangaza by'Imana, mbanze ngaragaze imbaraga z'Imana. Imana yo mu ijuru, mu kuboko kw'Imana harimo kuturinda. Imana ntishaka kuko dupfa impfu zo gukenyuka. Rimwe na rimwe hari ibintu bigenda bidushikira, twarangiza tukashaka kubishira mu bushake bw'Imana. Rimwe na rimwe tukanavuga ko ngo ni Imana yabishatse, ariko reka nkubwire, Bibiliya iravuze ngo muri ico gihugu cyawe iminsi yawe nzongera iminsi y'abaturage kugira ngo babeho.
haleluya, nzongera iyo minsi, ubuzima buzogira nzabwongera kugira ngo abantu bagire ubuzima buzira umuze, kuko Imana yari imaze gukuramo indwara, yari imaze gukuramo amavunane n'ibindi byose. Imana nimara kubikuramo izongera n'iminsi yo kuba, condition de vie iziyongera. Imana irinda abantu impfu zo gukenyuka. Muri uyu mugoroba wowe urimo kunumva, Imana yongera iminsi yo kubaho kwawe. Haleluya. Oh, haleluya. Imana yongere, Imana ikuremo indwara, abari mu bitaro, abari barwariye mu ngo, abari babuze uko bagira, Imana ikuremo izo ndwara, Imana izisohore mu izina rya Yesu Kristo. Kandi Imana ikurinde, igukureho impfu zo gukenyuka mu muryango wawe, mu gihugu cyawe, mu itorero. Imana ikureho izo mpfu zose zo gukenyuka, kuko ni isezerano. Ejo twavugaga kuko ibintu tubihabwa binyuze mu buryo bw'amategeko, ariko tubihabwa mu buryo bw'isezerano, kuko Imana yabidusezeranije binyuze mu mugaragu wayo muri sogokuruza wo kwizera Ibrahimu. Komeza 27. Yego. Zohereza igitinyiro canje kikujya imbere. Haleluya. Nirukana abantu uzagera, nirukane abantu. Zohereza igitinyiro cyanjye. Igitinyiro cyanjye. Imana iziguha igitinyiro, Imana iziduha igikundiro, Imana ikaduha igikamiro, Imana ikaduha gutinwa. Haleluya. Imana kenshi zambona abantu bari mu gushakisha izubahiro muri kino gihe. Harabashakisha izubahiro, hagashaka rimwe na rimwe abantu bamwe bagashaka kuko abandi babatinya. Ariko reka nkubwire, icyo wakwiha cyose n'icyo washaka kwigira, Imana itakiguhaye ntacyo ntizakunda. Nubwo wagira amagadebodi, nubwo wagira ibintu bimeze gute, ariko Imana itabiguhaye ntabwo uzakunda. Ariko Imana, Bibiliya ivuga ngo mu isezerano iri twadusoma, Imana yaravuze ngo nzohereza igitinyiro cyaje ahantu hose uzagera, abantu bagutinye. Oh, haleluya. Abantu bagutinye, nubwo utoba wavuze, nubwo utoba ufite amayisikoti, nubwo utoba uzageze gute, Imana izayo izihereza igitinyiro cyaje kugira ngo ahantu hose nuhagera abantu bagutinye bahunga. Imana ishimwe. Yego. Ntuma ababisha bawe bose baguhunga ibitugu, baguhunga berekereyo. Abantu bose bashakaga kukurwanya, tuzaza wiruka urwanya, uzaza ugera gusa ahantu, nugera ahantu. Hari umwanditsi wanditse yaravuze ngo igitangaje, ngo nta munsi numwe ngo ntarabona abadayimoni, ngo ariko ngo yageze ahantu ngo abadayimoni ngo bazabahunga, ngo bakirukwaka ngo bagahagarara ku birometero 300. Yari yarasobanukiwe n'iri sezerano. Imana yaduhaye igitinyiro, yaduhaye ijambo, ishira muri twebwe ijambo rizima. Uzabisome mu gitabo cy'ibyakozwe, mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Bibiliya ivuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga, umwuka wera niyabamanukira. Imana iduha ububasha. Usomye mu butumwa bwiza bwa Mariko bizabivuga ngo muzakandagira inzoka na sikoropiyo, kandi ngo muzarambura ibiganza ku barwayi hanyuma bakire. Iki nicyo kitwemeza neza, kuko muri twebwe harimo ijambo ryo gutegeka. Ntabwo ari ngombwa ngo urwane, ariko uzutegeka. Abadayimoni bagahunga. Intambara zose zari zigwa, abari bakubanguriye imihunda bose, abari bahagaze kugira ngo bakurwanye, ugahagarara ukabategeka, ukavuga ngo bategetse mu izina rya Yesu. Nturebe umuntu, ariko ukareba Satani, ukareba abadayimoni bahaye bamukoresha, ugategeka abo badayimoni bakamuvamo, hanyuma agasigara ari umuntu, akagarura ibitekerezo, yarangiza akongera akaba umuntu muzima mukavugana. Yego. zohereza amavubi akujya imbere. Umva, zohereza amavubi, umva abasirikare b'Imana. Haleluya. Imana ntabwo izirwana kuko twe turwana. Wibuke wa munsi nari maze kubabwira, usomye muri kiriya gice, muri iki gitabo cyo Kuva, bimwe mu Imana yarwanishije, bumwe mu bitangaza Imana yerekanye, bya bindi Imana yatubwiraga ngo nzerekanisha ibitangaza imbere y'ubwoko bwawe. Bimwe mu Imana yerekanishije ni umukungugu wahindutse kubinda. Inda zikwira igihugu cyose, ariko ntizagera i Gosheni, zigera n'ibwami. Abantu bose bahindukira. Abasirikare b'Imana, abantu bose baratangara, igihugu cyahindutse.
ariko Imana iravuze ngo zohereza amavubi. Wewe wategeka amavubi waburinde, ariko Imana izitegeka amavubi kayabwira ngo genda imbere. Manishi genda imbere y'umugaragu waje, ibishaka kugira ngo byose bimurwanye ayo mavubi, hanyuma akamukoma cyangwa se akamukura mu nzira, hanyuma umugaragu w'Imana agatambuka. Twagiye yirukana abahivi ayo mavubi n'abanyakanani, ayo mavubi azirukana abahivi n'abanyakanani n'abaheti imbere yawe. Twagiye sinzabirukana imbere yawe mu mwaka umwe kugira ngo nzabikora mu mwaka umwe gusa. Nzabikora kugira ngo igihugu kidahinduka umwirare. Nibirukana gutya icyarimwe igihugu kizahinduka umwirare, kizemwe inyamaswa nazo zongereze kubera ikibazo. Ariko nzabikora gute? Umva ukunda Imana idukunda. Komeza yaritiye komeza. Yego ahubwo nzabirukana imbere yawe. Ni ruto ngeza uzagwirira gahoro zaza ngenda birukana gahoro. Uyu munsi nirukana igice kimwe, sibyo? Noneho ejo numara kuzara aho ngaho kakwira nongere nirukane ikindi gice. Hariho bimwe abantu baza bareba rimwe na rimwe bagashaka no kuvuga ngo ariko se ngo bari abantu muzukuri nguriya muntu ngo azatubisha ngo bagira amasezerano ngo ariko se biriya bimeze gute? Ariko Imana hari zitaziguriraho icyarimo, hari zitazayirukanira rimwe ngo bigende, hari bimwe zibanza ikareka, hari bimwe zibanza ikagira ngo nawe ibanza kwigisha, ibanza irebe nimba wanabyihanganira. Imana iramubwira ngo sinzabirukana rimwe ngo bagende kugira ngo igihugu kitazaba umwirare, nzabyitondesha ngende mbikora gahoro. Haleluya, ngende mbikora gahoro. Nimara kubikora neza, nimara kubona uhaye ugenda wororoka, uhaye ugenda ugwira mu gihugu, nzaza ngenda mbasunika. Imana yo mu ijuru igusunikire ibyari bigiye bisigara aho zari bigeze. Imana yongere ibisunike kugira ngo wongere winjire mu migisha y'Imana, wongere winjire mu mbaraga z'Imana, wongere winjire muri ariya masezerano wasezeranye n'Imana. Utegeke biriya byose, biriya byari ko bishaka kukurwanya, kandi Imana yo mu ijuru yohereza amavubi yo gukoma abayebusi n'abahivi, ibohereze kugira ngo bigireyo. Paulo yaranditse mu gitabo mu rwandiko rw'Abefeso aravuga ngo intwaro zacu ntabwo ari izi ngizi abantu bazizakatiyusha, ntabwo ari iz'amabombe, ariko tugira izindi ntwaro tuhagararana kandi tukarwana. Kandi iyo turwana tugatsinda. Turwana urugamba rwo gutsindwa, ariko turwana urugamba rwo gutsinda. Yego twagiye. Yego nzagushiraho urugabano ruhere ku nyanja itukura rugere ku nyanja y'Abafilisitiya. Yego kandi ruhere ku butayu rugere ku ruzi Efurati. Kuko nzabagabiza abatuye muri ico gihugu mukabanesha, mukabirukana imbere yabo. Uyu mugoroba Imana ikugabize ibintu byose. Amen. Byari bikugoye, Imana ibikugabize, Imana ibigushire mu maboko ubitsinde. Iyo usomye igitabo ubuhanuzi bwa Ezekiel uzavuga ngo Zerubabeli aravuga ngo wa misozi we wigize iki? Ivyari ko vyigira imisozi muri uyu mugoroba kubera isezerano ry'Imana ufite. Imana ibikugabize, Imana ibishire munsi y'ibirenge byawe, bikandagire ubinyureho, bireke kwigira imisozi ariko bimanuke bibikibaya. Twagiye. Yego tuzagira isezerano sezerana cyangwa n'imana zabo ntibazagumye kuba mu gihugu cyawe kugira ngo batakuncumuzaho kuko wakorera imana zabo ntibizabura kukubera umutego. Tuzagira isezerano rindi usezerana n'aba banyamahanga, tuzagira isezerano rindi usezerana n'izindi mana zibigirwamana. Kuko abangaba ntibakwiriye no kuba mu gihugu cyawe, bagomba kukivamo. Abadayimoni, imyuka mibi, imbaraga zose za Satani z'umwijima ntitugomba kubana nazo, ntitugomba kwegerana nazo, ntitugomba gukorana nazo kugira ngo zitaducumuza, zidatuma ducumura ku Mana.
ibyari ko bishaka kukubera imbogamizi. Imana ikizi ihamagara amavubi, ihamagara abasirikare bakomeye, ihamagara ingabo zayo zize zishinzira kugira ngo ubone kutambuka. Kandi Imana yeyure igende yirukana gahoro gahoro, igende ikuramo ibyari ibibazo, igende bisunika, hanyuma usigare wumva kuko ufite ubwinyagamburiro, ufite umunezero. Reka dusoze hanyuma tuze kugera mu mwanya wo gusenga. Tugiye gusoreza mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri, gutegeka kwa kabiri igice cya 5, turasoma umurongo wa 2. Gutegeka kwa kabiri igice cya 5, dusome umurongo wa 2. Gutegeka kwa kabiri igice cya 5, dusome umurongo wa 2. Yego. Uwiteka Imana yacu yasezeraniye natwe isezerano kuri Horebu. Uwiteka Imana yacu yasezeraniye natwe isezerano kuri Horebu. Basogokuruza bacu sibo Uwiteka yasezeranye nabo. Umva, basogokuruza bacu sibo Imana yasezeranye nabo, ariko iri sezerano Imana yari isezeranye natwe. Ahubwo nitwe abari hano twese uyu munsi Imana irakubwira ngo ni wowe Imana irimo gusezerana nawe. Haleluya, haleluya. Ni wowe Imana irimo gusezerana nawe. Aya magambo twongeye gusubira hajya twasomye. Imana irakubwira ngo yandikira aya magambo kuko iyandikira iri sezerano kuko rishingiye ku magambo ndimo gusezerana nawe. Aya magambo yakure kuri Mose, uyakure ku Banyisiraheli, hanyuma uyashire uyagira yawe. Umenye ko urimo gusezerana n'Imana, isezerano ridakuka, isezerano rikomeye. Gihugu cyawe ntikizaba mu gukura mu inda. Imana izirukana indwara, Imana izakuramo ingumba, Imana izakuramo ibindi bibazo byose. Haleluya, haleluya. Imana ntiyasezeranye iri sezerano siri Imana yasezeranye na basogokuru. Hari isezerano Imana yari yasezeranye na Ibrahimu, isezerana na Isaka na Yakobo. Ariko kandi uyu munsi kuri Horebu Imana ko irasezerana natwe. Uyu munsi igorigota ku musaraba, Imana ko irasezerana natwe irindi sezerano. Yesu hagaze wa munsi avuga ko arimo gutandukanya amasezerano abiri. Aravuga ngo aya maraso na isezerano risha atambwe avuye ku bwayo. Ni mwana bikora n'uyu n'umubiri, n'uyu n'umubiri wanje ni mwawurya. Kuko abenshi bari ibitsima ariko baranga barapfa, ariko ni muri umubiri wanje mukanywa n'aya maraso y'isezerano risha, ntabwo muzapfa. Ngiri isezerano ry'Imana. Yo twavuze kuko muringa amasezerano akomeye n'ubugingo bw'iteka Imana yadusezeranije, n'umugisha wo muri Kristo Yesu, uwo twaboneye muri Kristo Yesu. Imana kwirasezerana nawe isezerano. Aya magambo yafatu yagira yawe, hanyuma yose uko twamaze kuyavuga uyishiremo, umenye kuko Imana ibi zose Imana izabikuraho, kandi ibyari bigiye kukugora humura, Imana ifite abasirikare bazakurwanira. Imana ifite abasirikare bazakurwanirira. Sozo uwo murongo mwene nda. Basogokuruza bacu sibo Uwiteka yasezeranye nabo iryo sezerano. Ahubwo nitwe abari hano twese. Ahubwo nitwebwe abari hano, nitwebwe barimo kumva aya magambo y'umugoroba. Turiho uyu munsi. Uwiteka yabwiriye kuri wa musozi. Nitwe Uwiteka yabwiriye kuri wa musozi. Murebana ahari hagati mu murimo. Mwariko mureba ari hagati mu muriro. Ico gihe nahagaritswe hagati y'Uwiteka namwe. Ico gihe nije wahagaze hagati y'Uwiteka namwe. No kubabwira ijambo ry'Uwiteka. No kubabwira ijambo ry'Uwiteka. Kuko mwari mutigishijwe n'uwo muriro. Kuko mwari ko mutigishwa n'ujya. Nimuzamuka uwo musozi. Ndimo kuzamuka uriya musozi. Arababwira ati, Ego. Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa. Yagukuye mu gihugu cya Egiputa. Mu nzu y'uburetwa. Mu nzu y'uburetwa. Tukagiriza indi mana mu maso yawe. Tukagiriza indi mana mu maso hanje. Reka turangiriza we nitegera dusenga Imana. Haleluya. 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 Turangije tuvuga ngo uyu munsi ni twebwe Imana irimo gusezerana natwe. Ni twebwe Imana ihayisezeranye. Aya masezerano tureke kuyajana kuri ba Mose, tureke kuyashira kuri ba Mose. Jambo ry'Imana riravuze ngo uyu munsi twebwe abari. Haleluya. Twebwe abariho. Twebwe abariho ni twebwe Imana ihayisezeranye. Ni twebwe turimo kuvugana n'Imana. Ibuka byinshi byari bikugoye, ibuka byinshi byari byizinze, ibuka byinshi bitashobotse. Ibuka byinshi bitashobotse, ibuka byinshi bitakunze,
ibiguruka byinshi zakubanye imisozi, ariko Imana igiye kohereza amavubi. Imana izohereza amavubi. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana izakugirira neza. Imana izatuma amasezerano yayo yose asohora ku bugingo bwawe. Ariko gusa Imana iragusaba kugira ngo ugendere ku bushake bwawe. Niwitondera aya magambo ndimo kugutegeka uyu munsi. Aya magambo yose ndimo kuvuga, ijambo ryanejeje Imana yabwiye Mose aramubwira ngo iyandikire aya masezerano wenyine, kuko ngo ashingiye kuri aya magambo tumaze kuvuga. Reka turirimbe igitero cy'indirimbo, hanyuma dusenge Imana. Yesu mwamahimazwe, izina ryiwe ryogejwe, yanyogesheje amaraso ye. Yesu ahimbazwe, Yesu mwamahimazwe, izina ryiwe ryogejwe, yanyogesheje amaraso ye. Yesu ahimbazwe. Mana nyiribihe, Mana yo kwizerwa, Mana izisezerana, Mana irimo gusezerana na isezerano uyu mugoroba. Nitwebwe turimo gusezeranya, nitwebwe turimo gusezeranya wa Mana. Embeni Mana, nitwebwe turimo gusezeranya, natwe isezerano. Wewe ibicu zose by'umwijima, wewe imisozi, iriya misozi, ziriya nyanja zituri imbere, ariko ziteze yuba. Izina zohereza amavubi akizera, yirukana abamori yanyogesheje amaraso. Mana, senganye n'abadamu, senganye n'ababona, senganye n'urubyiruko rw'abahungu n'abakobwa, abantu bose. Yesu mwamahimazwe. Mana, twongere tugirane irindi sezerano, twongere gusezeranya, wabana y'imbaraga, wabana y'amasezerano. Utugirire neza Mana, utugirire neza kandi ubigaragaze kubera ko uri Imana. Ndagushimiye kuko byose uzawemera kubikora kandi ukemera kubitugenera. Buri wese Mana umuganirize muri uyu mugoroba kandi umusange umwiyereke kubera ko uri Imana. Mu mbaraga zawe no mu bushobozi bwawe ndabizi kuko byose uzabikorera kugira ngo izina ryawe Mana ribashe kuzana. Ureke iya misozi yose imanuka, Imana itugabize biriya byose zari bibumbashe imbere yacu, biriya byose bitashakaga ko tutambuka. Mana ubitugabize, hanyuma natwe tugendere mu bushake bwawe kugira ngo isezerano ryawe Mana ribashe gusohora. Ndagushimiye kuko ubikoze